nirukanye umwanzi, nirukanye imyuka mibi, nirukanye abadayimoni kuri uyu muntu wari waraboshwe, kuri uyu muntu wari waraboshwe n'umwanzi Satani. Mu izina rya Yesu natuye kubohoka, ndarekura amavuta yo kubohoka, ndarekura amavuta y'ibitangaza, ndarekura amavuta yo gukira, ndarekura amavuta y'ubuzima, ndarekura amavuta yo kuzuka, ndarekura amavuta y'ubuzima, ndarekura amavuta y'agaciro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muri aka kanya namamaje intsinzi mu cyimbo cyo gutsindwa, namamaje kubaho mu cyimbo cy'urupfu, namamaje kubahoka mu cyimbo cyo gutsikamirwa, namamaje kubiyara mu cyimbo cyo mu izina rya Yesu Kristo cyo kugumba. Iyo umusozi uri imbere yawe wagutangiye, ntabwo abantu bakubona, ahubwo bakubonera mu gisuzuguriro, bakubona nkaho nta bwenge ufite, bakubona nkaho uri inzanga, bakubona nkaho ntacyo ufite, bakubona nkaho utize, bakubona nkaho uri umuntu mbese wo gukandagizwa, uri itapi yo gutoroshwa, mbese nta gaciro baguha mu muryango. Yewe niyo icyakoze bashobora kuguhamagara umuntu yapfuye ngo ujye gushyingura, ariko hari ibindi birori bizima ntabwo bashobora kuguhamagara. Kubera iki? Umusozi waragutsikamiye. Ariko nje nkuzaniye ihumure, kandi ngo se nkuzaniye ubuhanuzi bukomeye cyane. Mana turagushimye, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri umunyembaraga, ushobora byose, nta cyari kunanira. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe, ntaba ari twewe ahubwo imbaraga zawe zigaragare. Reka buri wari wese ugiye gukurikiranira ijambo, Mwuka Wera akora ikintu gidasanzwe, amavuta akomeye agere kuri umunyarwanda uri gukurikirana ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Agere ku muntu uri mu kazi, agere ku muntu uri impande zose, abari mu rugo ribagereho mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo rihekezwe n'Umwuka Wera. Topize nemando, nyemerera mwami ene kutaya buri wari wese ahabwa imbaraga zikomeye mu izina rya Yesu. Mwuka Wera ganze aka kanya mwami, ntaba ari twewe, uwari urwaye ze gukira mu izina rya Yesu. Ibyiwe byari bifunze bifunguke mu izina rikomeye rya Yesu. Buri muntu wari wese abona imbaraga zikomeye za Yesu. Nyemerera mwami, turasenze kugira ngo izina ryawe ryubahirizwe aka kanya, kandi abari wowe ugaragara, ntaba ari twewe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka kandi muri uyu mwanya dutangire ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, murakoze bakomeje kutugaragariza ko muri kumwe natwe. Imana ibamugisha mu mpande zose aho muri. New Life Blessed Family, I greet you in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Emma, Abatesi, and so many others. God bless you. We can see you. You are following us. Imana ibagire neza rero. Mwese mu izina rya Yesu tugiye mu ijambo ry'Imana. Tugiye gutangira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Reka dusome muri Yesaya ibice byaho 40 murongo wa 28. Yesaya ibice byaho 40 murongo wa 28 tugeze 31. Ndagira ngo utangirane natwe, niba ufite ikaramu urandika. Biba byiza cyane ku bantu bankurikira, murabimenyereye, biba byiza iyo wanditse, biragufasha cyane. Yesaya ibice byaho 40 umurongo wa 28 kugeza 31 mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome. Biri iravuga ngo mbese 28, mbese ni wari wabimenya, ese nurabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka, niyiha intege abarambiwe, kandi utibashishije imwongeramo imbaraga. Oh, wonderful. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bazagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amin, 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 amin. Aha ngaha ni ijambo ry'Imana dusomye. Ndagira ngo tugiye kuvuga ku mutwe w'ijambo rivuga kuguruka ukarenga imisozi, kuguruka ukarenga imisozi, cyangwa se flying over mountains. Kuguruka, Imana ishimwe cyane, niryo jambo tuzanye umunsi. Ni ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe. Ndatekereza kandi ndizera ntashidikanya ko buri muntu wese unkurikiye hari umusozi Imana iri bukurenze. Buriya hari imisozi itazavaho, hari imisozi itavaho. Amen. Ariko kandi hari imbaraga zo kurenga iyo misozi, ukayirenga.
So ni igihe rero Imana zanye imbaraga kazihereza abategereza. Abantu bategereza Imana bagahabwa imbaraga zo kuguruka bakagenda. Biriya yatubwiye ngo mbese ni wari wabimenya, ese nurabyumva, Imana ihoraho. Haleluya. Iyi Imana itashizweho n'amatora, iyi Imana itafite itangiro kandi idafite n'iherezo, Imana itagira uwayiremye, iri hejuru ya byose, iri hejuru y'imbaraga zose. Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa kandi ntiruha. Haleluya. Ubwenge bwayo ntiburondoreka. Ubwenge bw'Imana ntabwo ushobora kuburondora. Niyiha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Okay, aha nshaka kugira ngo uhace akarongo. Abasore b'imigenda bazacogora, baruhe n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka, icyo nicyo nshaka kuvuga, abategereza Uwiteka, the waiters, abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira. Umva abategereza, the waiters, abategereza Uwiteka, Bibiliya iravuze ngo bazasubizwamo intege nshya. Abantu bambuwe imbaraga, abantu cyangwa se baragabunukiwe, ariko ikintu Imana igiye gukora, igiye kugusubizamo imbaraga. Abo ni abategereje. Habakuki ibice byabo bibiri yaravuze ngo nzahagarara ku munara. Abo ni abategereje ngo ndindire, abarindiriye kugira neza k'Uwiteka, abarindiriye gukomera kw'Imana, abarindiriye isezerano ry'Imana ko risohora. Ikintu cya mbere ngo azabasubizamo intege nshya. Cya kabiri, bazatumbagira mu kirere. They are going to fly. Bazatumbagira mu kirere, bagurukishe amababa nk'ibisiga. Bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga. Ngo baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Iki nicyo nshaka kugira ngo tuvugeho. Rero navuze ngo tujye kuganira ku ijambo rivuga ngo kurenga imisozi, flying over mountains. Amina. Hari imisozi iri imbere yawe, sinzi igihe umaze kuri iyi misozi, ariko ibyo ari byo byose, nubwo yaba ari umusozi umaranye igihe kirekire, ariko you gonna fly, uraza kurenga mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Ninde ugiye kurenga umusozi? Ni umuntu utegereje Uwiteka, ni umuntu urindiriye, ni umuntu uhagaze akaba ategereje Imana. Haleluya. Ahagaze mu mwanya we, uri muri position yawe, utegereje kugira neza kw'Imana. Amen. Now ndashaka kugira ngo mbahe illustration cyangwa se urugero rw'umuntu utegereza, the waiter. Wenda iyo ugiye kuri hoteli usanga hari umuntu utegereza abantu binjira, cyangwa se ari ibirori runaka byiyubashye. Wenda reka dufate ku rugero those people who are waiters kuri hoteli. Uyu muntu iyo ahagarara ahantu hitaruye, hirengeye, hatuma ari bubashe kubona umuntu wese uri bugana wantu. Sasa ikintu cya mbere akora, arawerukaminga cyangwa se aguha ikaze. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakoma, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingo nzinjira iwe. Mu yandi magambo, guha ikaze. Cyo ni ikintu cya mbere akora, to welcome abashitsi, abamugana. Dufite umushyitsi ukomeye, zina rye yitwa Yesu. Uyu arakomanga ku mutima wawe, wowe uri kunyumva aho uri hose, arashaka kugira ngo aze yinjire mu buzima bwawe. Kandi Yesu namara kuhagera, amateka yawe arahinduka. Cyari byaranze biremera. Yesu namara kuhashika, agaciro wari warabuze uraza kugasubirana. Imana ishimwe cyane. Icya mbere rero nagereranya nko kuramya Imana, to welcome God, cyangwa se to worship God. Ikintu cya mbere ni ukuramya. Sasa uriya muntu igihe arimo araguhereza ikaze, ari kuguha icyubahiro, ari kukwereka, mbese aguhaye agaciro kawe, arakwereka ko uri umushyitsi w'akamaro kuri iyo hoteli. Icya kabiri akora, aguha amazi yo kunywa. Yari ahantu hiyubashye,
aguha amazi yo kunywa. Icya gatatu akwereka aho wicara. Icya kane akuzanira menu, akuzanira igitabo cyanditsemo ibigurwa aho ngaho, hanyuma ukabasha gutumiza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ukakirwa. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hari ibintu bitanu ugomba kumenya gukora igihe ugiye utegereje Imana. Hari ibintu bitanu bigomba kukuranga mu gutegereza Imana kwawe. Kintu cya mbere ni ukuramya Imana. Kuramya Imana, you have to worship God. Ubuzima bwawe bukwiriye kuba ubaho mu buzima buramya Imana. Ukwiriye kuramya Imana amateka yawe, ukwiriye imyambarire yawe, imirebere yawe, imitekerereze yawe, imikorere yawe ikwiriye kuba iri kuramya Imana. Umuntu yakureba akavuga ati uyu muntu koko ni umuntu wamenye Imana, uyu muntu koko ni umuntu uzi Imana, uyu muntu koko ni umuntu ubana n'Imana, ngo bose bazamenya kubana nayo. Bizatuma bareka ubugome nibarangiza bitabe Yesu. Zaburi ibice byaho 132 guhera ku murongo waho wa 7 haravuga ngo twinjire mu buturo bwayo dusengera imbere y'intebe y'ibirenge byayo. Twinjire umurongo wa 8 ngo Uwiteka haguruka winjire mu buruhukiro bwawe, wowe ubwawe n'isanduku y'imbaraga zawe. Mu yandi magambo hano isomye muri Bibiliya y'Icyongereza nibwo ubibona neza. Aha ni uburyo bwo kuramya Imana. Iyo utangiye gusenga Imana, mwibuke Yesu yaravuze ati nimusenga muvuge ngo ubwami bwawe buze. Mu yandi magambo icyubahiro cy'Imana kize. So you have to worship God first of all. Icya kabiri ukwiriye guha amazi Kristo kuko afite inyota. Afite inyota yo kugira ngo ature mu mutima wawe. Afite inyota yo gusangira nawe. Afite inyota yo gutura muri urwo rugo rwawe. Afite inyota yo kuza mukabana muri iyo business. Ukwiye kubaho mu buzima bumumara inyota. Ni gute uzamara inyota uyu mwami w'abantu? Ni igihe uzana abantu kuri Kristo. Ni igihe imbuto zawe zikurura abantu ukabazana umugambi bw'Imana. Bakubonye ntibahunga Imana ahubwo bakifuza Imana yawe. Imana ishimwe cya Yohana ibice byaho 19 n'umurongo wa 28. Imana yacu iguha umugisha. Cya gatatu haleluya uragisanga muri Yohana ibice byaho 4 n'umurongo waho wa 23. Yohana ibice byaho 4 umurongo waho wa 23. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko benabo aribo bamusenga. Igihe kirageze kandi Data ashaka ko bamusengera mu kuri no mu mwuka. Amina. Kugira ngo utegereje Imana, ndavuga abantu bategereje Imana, ugomba kuburamiriza Imana mu kuri no mu mwuka. Ugomba kubuhimbariza Imana mu kuri no mu mwuka. Ugomba kubukora icyo ari cyo cyose. Haleluya. Imana ishimwe. Ugomba gukora icyo ari cyo cyose ukora. Haleluya. Ukorera mu kuri no mu mwuka. Kuko yararimo aravuga ngo igihe kirageze ubwo abantu bazaba batagishakira Imana kuri uyu musozi. Igihe kirageze igihe abantu batazaba bari gushakira Imana mu rusengero, ahubwo bazamuramiriza mu kuri. Amina. Icyo ni ikintu ugomba kumenya. Mbese ukuri ni iki? Nakunze kuvuga ukuri uko ariko. Ukuri ni Kristo, ukuri ni ijambo ry'Imana. Umwuka ni iki? Biravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera bose abo nibo bana b'Imana. Abo nibo babyawe n'Imana. Yesu yigisha ku byago bwa kabiri yaravuze ngo umuntu agomba kubyarwa n'amazi akabyarwa n'umwuka. Umwuka iyo akubyaye ntabwo ukiyoborwa na kamere, ahubwo ubwami bw'Imana buza mu buzima bwawe. Ibyo ngira ngo nagize umwanya wo kubivugaho cyane. Imana ishimwe cyane. So icya kane ndagira ngo nacyo cyumve, hereza Imana icyubahiro. Baho mu buzima bw'Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Usomye Zaburi ibice byaho 50 murongo waho wa 23 uraza kuhasanga amagambo meza cyane. Zaburi ibice byaho 50 murongo waho wa 23 ijambo ry'Imana riravuga ngo untambira ishimwe wese abanyubahiriza kandi utunganya ingeso ze. Umva iki ngiki, utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana. Untambira ishimwe ukwiye kubaho mu buzima bwubaha Imana. Haleluya. Ukwiye kubaha Imana. Haleluya. Ninde utegereje Imana? Umuntu uhagaze ku musozi wo gutegereza Imana. Uyu muntu ugiye gusubizwamo intege. Uyu muntu ugiye kuguruka. Haleluya. Ugiye kurenga imisozi. Hari imisozi Satani yatambitse imbere y'ubuzima bwawe. Haleluya. Imisozi iri hano kuri iyi si
isi abantu batashobora kurenga ariko kubwo gutegereza Imana kubwo kubaha Imana kubwo kubaho mu buzima bwubahisha untambira ishimwe wese Haleluya kandi utunganya inzira ze azabona agakiza k'Imana. Ndagira ngo wowe uri kunyumva work on your character, gira icyo wakora kuri character yawe. Yesu yaravuze ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose kandi nimuguma muri ngewe ngo muzarushaho kwera imbuto kuko mutagira icyo mubasha mutamfite. Hanyuma rero tunganya ingeso zawe, utunganya ingeso zawe. Buriya ingeso nizo ukwiriye kugira ingeso nziza. Umuntu w'Imana wubaha Imana agira ingeso nziza mu byo avuga, mu byo akora, uburyo yambara, uburyo agenda. Ingeso nziza zikurange ngo bizatuma Uwiteka akwereka agakiza ke, bizatuma akwereka agakiza ke. Mana ishimwe cyane. Icya gatanu, make sure, hallelujah, God is fully satisfied. Ukore byose mu buryo butuma Imana ivuga iti byanga bikunda nguyu uko kwarantegereje. Haleluya. Nukuvuga ngo ukwiriye kuramya Imana ubudasiba, ukwiriye, haleluya, amen, ibyo ukora byose ukwiriye kubikora ubudasiba, kubaha Imana ubudasiba. Bityo bizatume iyo usomye muri Revelation cyangwa se ibyahishuwe bice byaho 4:8 kugeza kuri 11 uhasanga ngo ibizima bine ngo bifite, haleluya, amaso impande zose kandi bifite amababa atandatu. Ibyo ngibyo bihora biramya Imana, bihimbaza Imana, ngo bivuga ngo urera nibwo buzima bwabyo. Kuvuga ngo biba kumanywa na nijoro, ntabwo bijya bihumeka, ntibyigera bituza. Ninde muntu ugiye guflyinga, ninde muntu ugiye kurenga imisozi? Oh haleluya. N'umuntu ubayeho mu buzima bwa buri munsi, haleluya, n'umuntu usenga Imana mu buzima. Ndagira ngo nturambirwe, ntucogore, nusengera ikintu ukabona ntabwo gishubijwe, komeza uhozeho. Haleluya. Ngo umupfakazi yaratitirije, niba uriya mucamanza utubaha Imana n'abantu akaba yaramugiriye impuhwe akagera wakumva kesi bimeze bite ku Mana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Imana ikomeye izumva gutaka kwawe. Reka mbaho urugero ku muntu wakomeje gushikama witwa Aburahamu. Hari ikintu cyamubayeho. Iyo usomye mu Itangiriro ibice bya 18 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 14 uzasanga Aburahamu yarakoze muri ibintu bine yakoze bituma Imana ifata umwanzuro kumugirira neza. Icya mbere, Aburahamu yabonye abagabo batatu bari bagiye gutwika umurwa w'i Sodomu. Noneho ngo Aburahamu arababona. Ikintu cya mbere yarabakiriye, aravuga ati please mwaza mukaza hondi mukaza nk'abakira. Yabonaga ngo icyokere akabona mbese basa n'abarushye, ariko ngo arabahamagara kandi bari barimo barinyuriraho bagenda, ariko arabahamagara. Haleluya. Umugisha wawe ni wowe ugomba kuhamagara, isezerano ryawe ni wowe ugomba gutuma uryinjira, ni wowe ufite kandi access kugira ngo wakire kugira neza kw'Imana. Cyambere yarabahamagaye abahereza karibi. Cya kabiri abazanira amazi, nusoma bibiri uzabisanga. Cya gatatu azana ibyo kurya, arabakira bararya. Icya kane arategereza, bahagarara hafi yaho, he stood by ngo arangije ategereza icyo bari bumubwire. Haleluya. Ategereza instruction bari bumubwire. Nyuma yuko bahaga, Imana imaze kubona yuko, haleluya, Imana imaze kubona kushikamye mu nzira zawe, Imana hari ikintu igomba gukora. Imana ishimwe cyane. Ngiye kuvuga ku misozi kuko dufite umwanya mutoya. Hari imisozi abantu barwana nayo. Natoranyije imwe mu misozi abantu barwana nayo y'ingenzi, ariyo misozi 6. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi misozi yose umuntu uzayirenga ni umuntu wategereje Imana. Umusozi wa mbere ni umusozi wo gutsindwa, ubuzima butsindwa. Ubaho mu buzima butsindwa, ugasanga ugerageje kugira icyo ukora bikanga, wagerageza kwiga bikanga, wagerageza gushaka akazi bikanga, wagerageza icyo ugerageje gutanga, wagerageza kugira icyo utangira kugira ngo nibura utere imbere bikanga, wagerageza gushaka bikanga, wagerageza kubyara abana bakakunana, mbese ubuzima bwawe ubayeho bufeiringa. Uwo ni umusozi. Uyu musozi
urakurwaho n'imbaraga z'Imana. Imana igiye kukwambika. Haleluya. Mwene data uri kunyumva kandi unkurikiranye, ndagira ngo umenye ko iri jambo ari wowe ryazi. Ubu n'ubuhanuzi bwawe bwakuze. Hari imisozi ugomba kurenga. Umaze igihe kirekire usenga uvuga uti Imana ngirira neza, ntabara, ndengera, ariko kandi imisozi yaragusuzuguye. Ndagira ngo nkubwire ikintu kigiye kubikemura. Imbaraga ugiye guhabwa amababa, ugiye guhabwa amababa yo kuguruka, ugiye guhabwa amababa. Nusoma ijambo ry'Imana muri Luka ibice byaho 5 uzasanga Petero yari yagerageje kuroba ngo akeshe ijoro ryose, ari kumwe na Yohana, ari kumwe na Yakobo, ngo bagerageza kuroba ngo ariko biranga. Bagerageza kuroba biranga. Uyu ni umusozi wako. Mbese icyo ugerageje kugerageza ushyiramo imbaraga zawe, ushyiramo ubwenge bwawe, yewe n'ibyo wize ukabipracticingamo, ariko bikanga. Ngo bagerageje kuroba biranga, ariko ngo ubwato bari barimo Yesu aravuga ngo reka mwicaremo. Amaze kubwicaramo buhabwa agaciro. Yesu yicaye muri ubu bwato, haleluya, ngo abwiriza ubutumwa. Reka Yesu yicare mu mutima wawe, agukorere, avugire muri wowe, akorere muri wowe. Reka Yesu yicare mu buzima bwawe, uhinduke igikoresho cy'Imana. Namara kwicara mu buzima bwawe, agaciro wari warabuzura. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Yesu namara kwicara muri wowe, amateka agomba guhinduka. Bibiliya bangwa amaze kwicara muri ubwo bwato, birabangwa Yesu amaze kubugeramo, abwira Petero, aramubwira ngo erekeza ubwato bwawe hakurya. Birabangwa amaze kubwerekezayo, birabamubwira ngo narobe, ngo amafarangije ngo azari menshi. Birashoboka ko nawe utinze ku musozi. Hari umusozi w'igisuzuguriro, hari umusozi wo kudafata, hari umusozi wo kutaroba, ariko ndatangaza itangazo rivuga ngo Yesu niyicara muri ubwo bwato, ubuzima buri buze guhinduka. Nasomye ijambo rivuga ngo mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 byaho 2 ngo igihe mwazengurikiye uwo musozi kirahagije, ni mucamike. Birashoboka ko nawe hari umusozi uri imbere yawe, ariko reka ngutangarize ngubwire ngo wowe uri mu majyaruguru, wowe uri mu majyepfo, wowe uri burasirazuba, uwo musozi uri imbere yawe ugomba kurenga uyu munsi mu izina rya Yesu. Aho wicaye aho ngaho, Yesaya hatubwiye ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwa topizenema, bazasubizwamo imbaraga. Reka ngutangarize ngubwire ngo hari izindi mbaraga z'Imana zigiye kukurenza uwo musozi uri imbere yawe. Hari umusozi w'igisuzuguriro, hari umusozi wo kudashaka, ariko uyu munsi wa none ugomba kurenga mu izina rya Yesu. Uwo musozi uri ku buzima bwawe, uwo musozi utuma utinjira mu kazi, sinzi umusozi uri imbere yawe, ariko reka ngutangarize Yesu ari haleluya ashaka kukurenza uwo musozi. Bibiliya avuga ngo igihe kimwe Bibiliya tubwira ku mugabo witwaga Filipo, uyu yari afite isezerano, yari yarahawe n'Imana. Imana iramubwira ngo nzagukoresha. Bibiliya tubwira ngo abwiriza ubutumwa bwiza. Ijambo riri mu Byakozwe n'Intumwa ibice byaho 8:26. Biravuga ngo igihe kimwe arangije ngo abona inkoni yari iri mu igare, ariko isoma igitabo cyo muri Yesaya inanirwa kubisobanura. Biravuga ngo umwuka wera usanga Filipo, uramubwira ngo nugende uhure nawe. Aragenda yicarana nawe, amubaza ijambo rikomeye, aramubwira ngo ibyo usoma ese urabizi? Hari umuntu wagusobanurira ibyo utaramenya? Hari uzi, hari ufite amakuru avuye mu ijuru, kandi uwo ni Filipo Imana izanye ku buzima bwawe. Biravuga ngo amubwiriza ubutumwa bwiza, aramubwira ngo niki gituma nabasha gukizwa, niki cyatuma nabasha kwihana, ngo amujyana mu mazi aramubatiza. Biravuga ngo nuko Filipo agurukira mu maso yiwe. Hari imbaraga zigiye kugurukisha, hari imbaraga zigiye kuguhagurutsa, zigiye kukwinjiza mu kazi. Birashoboka ko wize, ariko uyu munsi wa none ukaba utarangira mu kazi. Hari imbaraga zigiye kukwinjiza mu kazi, hari amavuta akomeye Imana imanuye ku buzima bwawe. Birashoboka ko nawe warambagijwe n'ibyemere, ariko hari izindi mbaraga
zigiye kugupushitinga, zigiye kukwinjiza mu rushako. Uyu mwaka wa 2020 utararangira akira kwinjira mu isezerano. Reka mvuge iri jambo rikomeye cyane ngo aba intumwa mu bice byaho 2 byakozwe n'intumwa, ibice byaho 2 ngo intumwa zari zarahawe isezerano ry'Imana. Imana yazibwira ngo muntegerereze i Yerusalemu nzahabasanga, biraba ngo zigira ubwoba zirikingirana. Ariko ngo igihe kigeze ngo umwuka wera uramanuka. Hari umwuka wera ngo azisanga aho zari ziri. Ndatangaza itangazo ku muntu uri batsinda, ndatangaza itangazo ku muntu uri mu majyaruguru, ndatangaza itangazo ku muntu uri mu nyumba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Hari umwuka wera ugiye kugusanga aho wicaye ukorera mu kazi. Hari umwuka wera ugiye kugutaya binefo. Hari imbaraga z'Imana zimanutse ku buzima bwawe. Uyu ni umusozi wari uri imbere y'aba bantu, ariko noneho Imana ikura uyu musozi igihe Yesu yari akimara kwicara. Biriya yatubwiye ngo muri Mariko Luka ibice byaho 5 ngo Yesu yicaye muri ubwo bwato ngo nyuma yaho arangije akazi arababwira ngo ngaho namwe mubwicaremo mugende murobe. Ngo barobye ifi nyinshi cyane. Ndagira ngo nkubwire, Yesu namara kutegeka, Yesu namara kuhashika, ibintu byari byaranze igihe kirekire biremera mu izina rya Yesu. Hanyuma uwo ni umusozi wa mbere. Tugeze ku musozi wa kabiri. Umusozi wa kabiri ni umusozi w'ubukene. Umusozi w'ubukene ni umusozi ubabaza kuruta iyindi misozi. Umusozi w'ubukene, ndagira ngo nkubwire ngo umukene nawe yaba afite ubwenge biriravuga ngo arahinyurwa. Nta jambo ry'umukene. Ubukene ni igisuzuguro gikomeye cyane. Ubukene bugukura mu bagabo ukakwambura ijambo. Umukene ntawe umureba, umukene ntawe umwitaho, ntawe umutumaho, ntawe umuha invitation, ntawe umutumira mu birori. Umukene ni ijuru ryonyine rimurengera, ni ijuru ryonyine. Ariko uyu nawo ni umusozi. Ndashaka kugira ngo nkubwire ngo uyu musozi w'ubukene wari uri mu buzima bwawe, mwuzaniye amakuru. Hari imbaraga z'Imana zigiye kukurenza uyu musozi. Bibiliya iratubwira mu bami ba mbere ibice byaho 12 hari umugabo witwa Eliya wari ufite amavuta y'Imana. Uyu Eliya ngo yaragiye ku kagezi, ngo yahungiye ku kagezi k'Itireti igihe hateye amapfa. Ngo ariko ngo nako karakama aza kujya ku mupfakazi w'Iserafati. Uyu mupfakazi ngo amugezeho, haleluya, wasanga uyu mupfakazi ngo nawe yenda kwipfira, amateka ye yenda kurangira. Aramubwira ati genda unkorera akantu k'agatsima unzanire. Aramubwira ati reka da, ikintu cyane nsigaje ngiye n'udukwi 2 gusa, ngiye kuvuga agatsima n'umwana wanjye nipfi. Yari afite ubukene, ubukene bwari bumeze nabi. Ariko kandi umuntu w'Imana arahashika. Eliya arahagera, Imana irahagera. Imana ishimwe. Imana nigera mu buzima bwawe ntacyo bitwaye. Ushobora kuba rusigaranye udukwi 2 ndetse warusigaranye igaburo rimwe ryonyine, ariko uwo musozi ndagira ngo kubwire ngo ugiye kurenga. Noneho aramubwira ati genda, kuko Imana ya Isiraheli iravuze ngo mu bubiko bwawe ntabwo uzaburamwo ifu, kandi mu mperezo ntihazaburamwo amavuta. Uko niko byagenze no kuri Elisa. Yagiye nawe ajya ahantu ku mukecuru umupfakazi w'Ishunemu, anabasanga ibibazo n'ibibazo, bashaka gufata abana be ngo babagire ingwate. Ariko ngo arangije aramubwira ngo ese ufite utuvuta? Ati reka da, nta kintu mfite. Aramubwira ngo genda utire, ngo utire ibyo ushobora byose, ngo hanyuma uyasukemo. Ngo yasutsemo, hanyuma habaho multiplication, habamo kwaguka, habamo kutumbagira. Haleluya. Ibyari byaranze biremera. Uyu musozi uraza kurenga. Noneho ubukene bukurwa mu nzu ye. Imana ishimwe cyane. Ngo arangije aravuga ngo reka tumucumbikire mu cyumba cyo hejuru. Ajye hejuru, hakurikiraho ikindi kibazo, umwana arapfa. Urwo nawe ni umusozi w'urupfu. Hanyuma umwana apfuye, Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Ngo arangije aravuga ati ariko se none uyu muntu, kandi nabwo uwo mwana niwe wamuhanuye. Aravuga ati nta kindi naguhema kereka kuguhanura umwana ku buzima bwawe. Amuhanuye umwana araboneka, ariko nyuma nabwo aza gupfa. Ariko ngo aza no kumuzura, kuko imbaraga zagutabaye 2018
nizo mbaraga ziri bugutabare 2020, imbaraga zagutabaye 2015 nizo ziri bugutabare 2020, imbaraga zagutabaye mu minsi ya kera, iminsi yashize. Wavutse abadayimoni batabishaka, wavutse abarozi batabishaka, urakura abarozi batabishaka, urashaka abarozi batabishaka, uriga abagome batabishaka. Yewe Imana yawe cyane ibihe byarangiye. Leto kisabiniwa. Haleluya. Imana yabanye nawe muri cyagihe, ni nayo Mana ije kongera gukora ibintu. Imana yatanze urubya, ni nayo Mana ije gukora ibintu. Imana yatumye cyagihe uva mu bitaro, ni nayo Mana ije gukora ibintu. Imana yatumye wiga ukarangiza, ni nayo Mana iri buguha akazi. Imana ishimwe cyane. Uwo musozi ujye kurenga. Abategereza Uwiteka abo ngabo niba ndimo ndavuga bagiye kurenga iyi misozi. Umusozi wa gatatu ni umusozi w'Ubugumba. Umusozi w'Ubugumba uzabisa aha ngaha nari maze kuvuga, byanditse mu Bami ba kabiri bice byaho 4:8. Elisa yageze kuri umugore w'Ishunemu asanga nta mwana afite, ariko umwana yaramaze igihe kirekire nta mwana. Ntacyo bitwaye nubwo wararenze menopause, ntacyo bitwaye niyo byaba byararenze amazi yararenze inkombe, ntacyo bitwaye ubuzima waba ubayemo. Reka nkubwire, Imana niza kugutabara ntabwo iri butangirwe n'ibihurimo, ntabwo iri butangirwe n'abakwanga, ntabwo iri butangirwe n'abagupinga, ntabwo iri butangirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo niza kugutabara. Ntikeneye amaboko ya ankowa, ntikeneye amaboko ya tantinewa, ntikeneye amaboko ya diplomeya. Imana irihagije kugutabara. Wamva ugengwa amina. Ndagira ngo wizere Imana yanyu, ndagira ngo wizere Imana. Bibiliya ivuga ngo abategereza Uwiteka bazagurukisha amababa yabo nk'ibisiga. Reka mbabwire abarokore, ni igihe tugiye kuguruka, ni igihe tugiye kuguruka. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyakwitambitse ariko ugiye kuguruka ubirenge. Hari imisozi ugiye kurenga. Umva uwitwa Hana yari afite umusozi wa Barinesi, yari afite umusozi w'Ugomba. Peni na kamuki. Reka nkubwire, iyo uri ku musozi, iyo umusozi uri imbere yawe wagutangiye, ntabwo abantu bakubona, ahubwo bakubonera mu gisuzuguriro, bakubona nkaho nta bwenge ufite, bakubona nkaho uri inzanga, bakubona nkaho ntacyo ufite, bakubona nkaho utize, bakubona nkaho uri umuntu mbese wo gukandagizwa, uri itapi yo gutoroshwa, mbese nta gaciro baguha mu muryango. Yewe niyo icyakoze bashobora kuguhamagara umuntu yapfuye ngo ujye gushyingura, ariko hari ibindi birori bizima ntabwo bashobora kuguhamagara. Kubera iki? Umusozi waragutsikamiye. Ariko nje nkuzaniye ihumure, kandi ngo se nkuzaniye ubuhanuzi bukomeye cyane bukubwira ngo Imana igiye kukurenza uwo musozi. Haleluya. Hanatinda imbere y'Imana. Umva, kandi navuze ngo Imana iza kugutabara mu gihe wayitegereje. Yategereje Imana, aguma mu rusengero, atinda mu rusengero, aba mu rusengero atinzeyo. Ndagira ngo utinde imbere y'Imana, utinde mu masengesho, utinde usoma Bibiliya, utinde wubaha Imana, utinde ukora ijambo ry'Imana urishyira mu bikorwa, utindane n'Imana. Ubuzima bwawe ntibusigara nk'uko bwari bumeze. Atinda imbere y'Imana. Ngo abanza kugira ngo aba confused, ntiyamenye icyamutindije, agira ngo ni ubusinzi. Abantu bajya bagira ngo hari waranasinze, bakagira ngo ntabwe. Mbese iyo ikigeragezo cyabaye kirekire ku buzima bwawe, abantu bakwita amazina, ariko ngo erera mureba ati wasinze. Umugore aramubwira ati nubaha Imana, ntabwo njyanywa kubisindisha, ahubwo umuja wawe nagahinda ko mu mutima. Aramubwira ngo genda Uwiteka aguha ibyo wayisabye. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka aguhereza ibyo wasabye. Ibyo wasabye Imana 2020 Uwiteka bigukorere, wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, wa mugore we. Ugenda Uwiteka akugirire neza, akurenze iyi misozi. Hari indi misozi nari kuvugaho, ariko kandi amasaha aradufashe. Ndagira ngo muri uyu mwanya wa none nkubwire ijambo rikomeye. Genda Uwiteka asubize gusenga kwawe. Genda Uwiteka yumve gusenga kwawe, agusubize icyo waje gusengera, agusubize icyo umaze igihe kirekire usengera, kandi akurenze umusozi. Akira imbaraga zikurenze imisozi, akira imbaraga zigutera gutegereza Imana, akira imbaraga. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hari umusozi w'urupfu witwa Enoke yarawurenze. Enoke yarawurenze.
Enoke yapfuye ntabwo yigeze apfa, yarazamutse ntiyigeze abona urupfu. Hari imisozi warenga itarengwa ariko ukaba wayirenga. Imana ishimwe cyane. Mwitangira uzabona ayo makuru. Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana. Birashoboka ko utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe muri ibi tuvuze byo kuba wagirirwa neza cyangwa warenga imisozi ntacyo byaba bikurebaho. Ikintu cya mbere ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, hanyuma Yesu akwinjiremo aze musangire. Niba ugendera mu ngeso za kamere, aka kanya hindukira, nawe Yesu arakuraho uwo musozi wari uri imbere yawe. Reka dusenga Imana. Ngiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Ni Pastor Janvier mwari muri kumwe nawe. Reka ndagira ngo muri aka kanya ufate kuri radio yawe, ngiye kugusengera imbaraga z'Imana ziraza zihitinge icyo kintu ikigutsikami. Imbaraga z'Imana ziraza zikureho uwo musozi wari ugutsikami, ziraza zikurenze. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Ashobora kuba ari umusozi w'uburwayi, ashobora kuba ari umusozi w'ubupfu, ashobora kuba ari umusozi w'abadayimoni. Imyuka mibi yaragusabitse, yarafashe ubuzima bwawe, igatuma utagira icyo ubasha kugeraho cyangwa icyo ubasha gukora. Ndagira ngo nkubwire, hari imisozi myinshi cyane, ariko muri aka kanya reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimiye kubw'abantu bari bakurikiye 102.8 bakurikiye radio Umucyo Mana, bakaba bari bafite imisozi. Iyo misozi yari iri imbere yabo, ndagira ngo bahereze imbaraga zo kurenga iyo misozi mu izina rya Yesu. Hari umusozi w'Ugomba, hari umusozi w'Icyanyu, hari umusozi w'Igisebo, hari umusozi wo kuneshwa, hari umusozi, haleluya, hari umusozi w'urupfu, hari umusozi Mana, buri muntu wese hari umusozi we yari afite utandukanye n'uwundi. Ariko muri aka kanya ndagira ngo Uwiteka ukora ikintu gishasha kuri umuntu wari uri kunyumva mu izina rya Yesu. Niba ari indwara zikire, niba ari icyorezo cyari cyamufashe kirangire, niba ari urupfu rukurweho, niba ari amadeni akurweho mu izina rya Yesu, niba ari igisuzuguriro kikurweho mu izina rya Yesu, niba ari ubukene bukurweho mu izina rya Yesu, niba ari ubugumba bukurweho mu izina rya Yesu. Umusozi wose wari uri imbere ye, ndasenze ngo ubutaba buva mu ijuru mu mbaraga z'Umwuka Wera bumugereho muri aka kanya. Niba ari umudayimoni wari ufashe ubuzima bwe, amuhunge mu izina rya Yesu. Nirukanye umwanzi, nirukanye imyuka mibi, nirukanye abadayimoni kuri uyu muntu wari waraboshywe, n'umwanzi Satani mu izina rya Yesu. Natuye kubohoka, ndarekura amavuta yo kubohoka, ndarekura amavuta y'ibitangaza, ndarekura amavuta yo gukira, ndarekura amavuta y'ubuzima, ndarekura amavuta yo kuzuka, ndarekura amavuta y'ubuzima, ndarekura amavuta y'agaciro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muri aka kanya namamaje intsinzi mu cyimbo cyo gutsindwa, namamaje kubaho mu cyimbo cy'urupfu, namamaje kubohoka mu cyimbo cyo gutsikamirwa, namamaje kubyara mu cyimbo cyo mu izina rya Yesu Kristo cyo kugumbaha. Aka kanya bibereho kuguhesha icyubahiro. Urakoze Yesu, urakoze Data, ndagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Akira gukira kwawe, akira ubuzima, akira imbaraga z'Imana. Utegereze Uwiteka, Imana ikugiririye neza kandi Imana irakomeza kugirira neza. Imana iguha umugisha